Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show. Nizere kumeze neza rero nk'ibisanzwe murasuzwa na musore ubakunda wo rubifuriza imigisha Nyagasani Krista. Ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Aka kanya rero nta yindi nkuru tugiye kugenda tubaganiriraho ni inkuru y'ibyabereye ara mu karere ka Ruhango. Murabizi ko ari yo nkuru imaze iminsi ivugwa kuri social media cyane y'aba bana bafashe idarapo ry'igihugu kugira ngo ritanyagirwa. Ndatekereza ko muri bakuru wowe sinzi uri kutwumva ukungana ariko muze muri comment tuganire. Wowe imvura iramutse iguye ubugamye nkana ukabona idarapo ry'igihugu rigiye kugenda we wabikora? Niyo mpamvu rero ahantu ugomba gushyira akabazo. None nibaze niba abana biga primaire bari mu kigero cy'imyaka 10 nta mwana urengeje imyaka 10 muri bo bagafata idarapo ry'igihugu kugira ngo ritanyagirwa, kugira ngo umuyaga utaritwara. Mbese aba bana wewe wabahimba iki uri igihugu? Nibyo bintu rero abantu benshi bakomeje kwibazaho. Kugeza kuri uyu munota rero aba bana bamaze kubemerera ko bagiye kubishyura guhera primaire aho bagejeje, aho buri wese agejeje kuzageza arangije segonderi. Urumva ko ari inkuru ishimishije, bitwaye neza. Urumva ko aba bana hatagize n'umwe wirangaraho cyangwa ngo batambikire. Urumva ko na kaminuza bashobora kuyibishyura. Ni inkuru ishimishije abantu benshi bakomeje kugenda bayigarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ntitwakibagirwa gushimira umuntu wabasabiye ubufasha wagiye ukwirakwiza amafoto yabo bafashe ibendera ry'igihugu. Sinibuka arinde gusa nyine umuntu aramwibuka azamutaginge muri comment kabisa, abantu bagiye bamushimira bavuge ko burya iyo umuntu yakoze neza mujye mwibuka mu mushimire, aba ari ibintu byiza cyane. Niyo mpamvu rero tutabura kumushimira. Aba bana rero bagaragaje ubutwari, baritanze mu by'ukuri, nta muntu utabashimira. Leta yararebye ubwo ejo bundi bari babahembye, buri wese bamuhaye igikapu, babaha ibikoresho by'ishuri, babaha n'ibihumbi 300. Sinzi niba barabibagabanyije cyangwa niba buri wese barabimuha baragiye bamugenera ibihumbi 300. Niyo makuru tutamenye, gusa niyo nkuru yagiye yandikwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye ko abana bahawe ibihumbi 300. Gusa leta yasubije amaso inyuma ireba ibikorwa abana bakoze, ibikorwa n'abantu bakuru batatekereza gukora. Leta yasubije amaso inyuma iragenda avuga ngo igomba no kubishyurira igomba kubishyura segonderi, ikabishyura primaire aho bagejeje. Bakomeje bakitwara neza n'ibikorwa byagiye bibaranga, ntihagire usubira inyuma cyangwa ngo ace mu nzira zidasobanutse. Bashobora no kubishyurira kaminuza. Rero niyo nkuru tugiye kugenda tuganiraho. Ninde wabibemereye, ni byagenze gute kugira ngo babibemerere? Niyo makuru ngiye kugenda nkugezaho hano kuri Kora TV Show. Nizere ko wakoze subscribe kuri Kora TV Show kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Iyi ni inkuru rero yatugezeho mu masaha y'isa 11 kuri uyu munsi. Abantu benshi bari batarayimenya bazi ngo barabahembye byararangiye, gusa ibihembo biracyakomeje. Ababyeyi baba bana rero wambwira nk'uburyo bari kwiyumva muri aka kanya. Urumva ko abana hari igihe wibyarira nk'umwana akakuzanira umugisha. Ababyeyi babo nibo bazi uburyo bari kwiyumva muri aka kanya. Ndatekereza ko abantu bakuru twagerageza gukora ibi bikorwa, nanjye nikuyemo. Sinzi ko nabona imvura iri najya kwinyagiza mu mvura ngo ngiye gutabara idarapo ry'igihugu, ariko nyine ubwo dukwiye kwikosora tukigira ku bana batoya nyine ibintu bakoze, kuko ni ibikorwa birenze. Nawe ndatekereza uri kureba iki kiganiro ugeze kuri uyu munota, ndatekereza ko ubonye imvura iri kugwa kwifata ngo ugiye kwinyagiza imvura ngo ugiye gufata idarapo, byava kure twere kubeshyanya. Reka twikomereze turebe iby'ibinyamakuru byagiye byandika kuri iyi nkuru kugira ngo murusheho kugenda musobanukirwa byinshi. Muri kwibaza, mutangiye kwibaza ngo ubwo nibandi babemereye iyi nkunga yo kubishyurira paka barangije segonderi. Niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo nkumare amatsiko. Wowe wafashe umwanya ukadutega amatwi kugira ngo tukugezeho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino hano kuri Kora TV Show. Ni inkuru ivuga ngo abana bafashe ibendera ry'igihugu ngo ritagwa bagiye kwishyurirwa amashuri kugeza barangije. Iyo nkuru iri ahantu henshi, ushaka kuyireba wanyura ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Ndatekereza ko ibinyamakuru byinshi hano mu Rwanda byagiye biyandika, ariko niyo mpamvu mba nayikuzaniye kugira ngo niba udashaka gusoma wirushya kugira ngo nyikugezeho 5 kuri 5. Iyi nkuru rero ivuga ko ihuriro ry'abayobozi b'ibigo by'amashuri mu Rwanda, Head of School Organization in Rwanda, ryatangaje ko rizafasha kwiga ku buntu kugeza barangije ayisumbuye. Abana bagaragaje ubutwari bwo kwemera kunyagirwa n'imvura, bakarinda ibendera ry'igihugu n'ikirangantego cy'igihugu kugira ngo iri bendera ridatwarwa n'umuyaga cyangwa ritangirika. Aba bana rero babikoze ngo mu buryo bwo gusigasira icyubahiro cy'igihugu, kuko ngo bari kubona igihugu cyaba kigiye gutakaza ibintu byinshi nk'uko abana bagiye babitangaza mu biganiro bagiye bakorana n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Nakubwiye ngo rero hari igihe umuntu
gukorera ikintu azi ngo kirarangiriraho, wasanga aba bana bari babikoze bazi ngo ni ikigo kirabahemba cyangwa nta zindi nyungu bateganya, cyane ko umuntu bya bindi bavuga ngo gira neza ngo wigendere, aba bana wasanga bari babikoze bazi ngo ni ibintu birarangiriraho. Ariko ndatekereza ko niba muri bakuru ahantu uri sinzi umuntu uri kutwumva uko ungana n'ibyo bintu nagiye ngarukaho, ariko niba utekereza neza cyangwa ugashyira mu gaciro ibi bintu, aba bana bari bakwiye kubihemberwa birenze ku buryo nyine abantu bose bibabera isomo. Ndatekereza ko abantu babikora ari bake, nanjye sinzi ko najya kwinyagiza mu mvura ngo ngiye gufata ibendera, gusa aba bana baduhaye isomo nyine nanjye numviyeho, nanjye mbiboneyemo isomo kugira neza cyangwa kujya gukora igikorwa cy'ubugabo nyine n'ubwo bigoye. Twese tubibona ko gukora igikorwa cy'ubugabo nyine bidasaba imyaka. Nawe uri kunyumva sinzi ko wabona imvura iri kugwa ngo ugiye gusohoka ngo ugiye gufata ngo ibendera ry'igihugu. Niba ubitekereza ni byiza, ariko nyine niba nawe utabitekereza nyine dukwiye kwigira kuri aba bana. Aba bana rero nk'uko muri kubabona kuri screen yanyu ndacishamo amafoto bari kurwana n'idarapo. Sinzi uyu muntu wafashe iyi foto nawe wasanga wenda ari nk'umwarimu wo ku kigo cyabo, gusa ntitwamenye umuntu wayifashe. Icyangombwa ni ukumenya igikorwa bakoze, si ngombwa uwafashe iyi foto, kuko urumva nyine Imana iba ifite inzira nyinshi izacishamo umuntu imutabara cyangwa imugirira neza. Aba bana rero Imana yabagiriye neza, urumva ko yabateye iteka. Aba bana rero barwanye n'umuyaga wari ugiye kugusha ibendera ry'igihugu, bararifata kugeza bw'imvura yise. Urumva iki gikorwa kitarenze koko? Muze muri comment mutubwire namwe muvuge ngo aba bana ntibakwiye ibyiza ahubwo birenze ibi ngibi. Umwana witwaga Gisubizo Ernest wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza niwe bagenzi be babonye yiroha mu mvura atangira kurwana n'igiti kiriho ibendera ry'igihugu, baramusanganira bihutira kuramira igiti ririho kugira ngo kitagwa hasi. Urumva uyu mwana rero wiga mu wa 4 primaire ibikorwa yatekereje cyangwa ibintu atekereje gukora abantu biga kaminuza tutakora, abantu biga wenda abantu mwarangije mutakora, abantu b'abayobozi mutakora. Mbanje guseka, ariko ndabizi ko niba abana se baragiye gutabara idarapo, icyo kigo nyine icyo kigo nta bayobozi bahari cyangwa abantu b'abagabo bahari, kuko cyane bo batabitekereje. Ariko nyine ako karagaciyemo, mutagira ngo nitikunzanye, ibyo byari karakantu kari gaciyemo nyine. Uyu Gisubizo yagize ati niyumvishaga ko ibendera ry'igihugu nirijya hasi cyaba gitakaje icyizere, mpitamo kujya kurifata ndariramira. Na bagenzi banjye rero babonye ko ndi gukora igikorwa cy'ubugabo baza kumfasha kugeza igihe mwarimu ari wo wasohotse atangira kudufata video, atwibutsa ko tugomba gukora ibintu byiza nk'ibyo ngibyo, nawe aza ko twiyungaho aradufasha. Urumva ko ari ibintu bishimishije n'uwo mwarimu. Ubwo nyine turasobanukiye umuntu wafashe ifoto akayishyira hanze nyine n'umwarimu bigisha, cyane ko ngo yaje kubiyungaho arabashimira, abona ko bakoze ibikorwa by'abagabo. Niko gushyira make nawe ahita ryururutsa, baba bari fashe neza, baba bararibitse nyine kugira ngo uwo muyaga kubera bari mwinshi kugira ngo utaza kurihutaza. Ni byinshi rero abantu bakomeje kwandika kuri iyi nkuru bagenda bavuga ngo aba bana bakoze ibikorwa by'ubutwari, abandi ngo bigize intwari. Ariko nyine comment z'abanyarwanda ndatekereza ko namwe muzizi, ibyo niba biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, ariko ndatekereza ko nabibabwiye rero abantu bakuru dukwiye kwigira cyangwa dukwiye gufata isomo kuri aba bana kugira ngo turusheho kwigiraho byinshi bigiye bitandukanye. Mu bana rero bagiye bakurikiye Igisubizo kuramira ibendera ry'igihugu harimo umwana w'umukobwa witwa Akimana Imaye Josiane wiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Avuga ko yakuze abona ubwitange bwa bagenzi be banga gusuzugura igihugu, niko kwigiraho isomo ryo kuvuga ngo agomba gukunda igihugu akirinda ikintu cyose cyahutaza ibikoresho byacyo, yaba amashuri yaba umuntu uri kwangiza ibikorwa remezo. Cyane cyane none nko kubona idarapo ryari rigiye kuguruka byari ibindi ku buryo yumvaga atari kubyiyumvisha, niko basohotse bagahita bajya gufasha mugenzi wabo Ernest kuramira idarapo. Urumva ko ari ibintu bishimishije nyine nababwiye biri kubera hariya mu karere ka Ruhango. Iki kigo cy'amashuri bakwiye n'abandi banyeshuri bakwiye kwigiraho. Ni utaramira idarapo ariko ukaramira ibindi bikorwa by'igihugu, ni ibikorwa by'igihugu ni byinshi. Ushobora kubona umuntu ari nko gusenya amashuri cyangwa ari gusenya ibindi bikorwa remezo, ukaba wamubuza cyangwa ukamuhururiza. Ni uburyo bwinshi wakoresha nyine mu buryo bwo gusigasira igihugu cyawe kugira ngo twirinde gusenya ibyagezweho. Murabizi aho twavuye, nawe uba wifuza kwasubira, kandi ntitwabura gushimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku bikorwa yatugejejeho. Niyo mpamvu rero nawe wabisenya tureba ku mugani wa Yanore, ku mugani wa muririmbyi, nawe wasenya ibikorwa tureba
kirazira kirakaziririzwa. Niyo mpamvu rero mugomba kwigiraho kuri ibi bintu byabereye hariya mu karere ka Ruhango kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Ngaye nguko rero nuko nguko byagenze, ndatekereza ko wamaze gusobanukirwa buri kimwe cyose twabibabwiye. Rero mukwiye kwigisha abana banyu indangagaciro, bakamenya kirazira n'indangagaciro kugira ngo barusheho kugenda basobanukirwa bimwe mu bintu byo gukunda igihugu. Wenda ashobora kutazatabara idarapo cyangwa akagenda ngo afate idarapo nawe akazagira ikindi gikorwa cy'abagabo akora nk'uko twagiye tubibabwira. Muze muri comment mutubwire ese waba abantu bigiyeho iki cyangwa n'iki wowe uri gutekereza. Mbese muri make wowe tuganiye muri comment mbere yuko ubona video y'aba bana, wowe wari gutinyuka ugavuga ngo ugiye kwinyagiza imvura, ugiye kuramira idarapo, cyangwa nawe watekerezaga ko wenda utajya kwinyagiza imvura, wenda niba idarapo rigiye hasi wenda umuyaga uryangije bazazana irindi? Twandikire muri comment. Urumva ko aba bana rero ari abana bakoze igikorwa cy'abagabo, nta muntu utakibashimira kuko ni ibintu byagiye bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, kandi tunakomeza gushimira leta y'u Rwanda ikomeza gutekereza ku bantu bakoze ibikorwa by'abagabo. N'ibi ngibi nyine biba biduhaye isomo, biba bihaye isomo buri muntu wese uzumva kino kiganiro kugira ngo barusheho kugenda basobanukirwa bimwe mu bintu byo kugira neza cyangwa byo gukora ibikorwa by'abagabo, bakabereka umusaruro birimo. Niyo batakugororera cyangwa ngo nawe ujye gukora wizeye ko wenda hari umuntu ugiye kukubona ngo agufate video wenda ngo ayisharinge cyangwa ngo agusabire ubufasha, atazagira ababikora babyitwaje bavuga ngo ngaba babagire neza nanjye mumfate ndi nko kuramira igikorwa remezo ngo nanjye bazangira neza. Ahubwo bibajye mu maraso, bibe nk'umuco kwanga ko hari umuntu wasenya igikorwa remezo kabisa, nk'uko bavuganye n'ibyo Kagame yatugejejeho ntawabisenya tureba. Mukomeze kugira ibihe byiza, muze muri comment tuganire, mutwandikire. Comment ziba zifunguye, wakandika ijambo ryose ushaka kabisa, gusa comment yawe igaragaza mu mutwe wawe uko utekereza, ntuzajye uza wandika ngo utukana, cyangwa no gutukana biremewe, gusa nyine comment utanze itigaragaza mu mutwe wawe. Mukomeze kugira ibihe byiza. Nje umvaga kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista. Ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Twisurije abanyeshuri n'abarimu bara mu Ruhango kuri iki kigo. Rero Imana ikomeze kubahezagera kandi izabageze kuri byinshi, kandi mukomeze kurera intore, nibabe bari gusa kuko numvise ko harimo n'abasizimo bagiye kugenda, ahubwo n'abasigaye inyuma abandi bababera isomo. Mbese muri make babigira. Mukomeze kugira ibihe byiza rero. Ciao ciao. Mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show. Ushaka kuduha igitekerezo cyangwa inama watwandikira kuri nimero ya telefoni 078 9055 620 ukatugezaho igitekerezo cyawe. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibandindire. Ciao ciao.